Ngahambira noneho oya namwe mudushishure turebe oya mbwira ibyo wambariyeho nta kintu bigufasha oya nutwo abantu bacururiza wowe usibye nutwo se ntatwa abantu umanika mu nzu ikintu gikomeye abantu twaraniwe kwizera Imana ariko twizeye dafite umaro kandi yes iyo kera tutubyuka tukiri abana iyo twagiraga gutya kuzinga ngo ndamuzinze ngo mwarimu ngo uyu munsi ntago ari buduhe teste nakoze devoir ngo ntago nakoze devoir ngo mu rugo ntibari bunkubite kubera ko ntago nabikoraga na mwarimu se ntumuzinge akasaba mugani aya pe aya nyine we ni wandi ntiwabikoze ariko za mwarimu ntamuzinze ikintu ngewe narinzi ngo kidori Kwa chidori yanga wa mwaga muhagaze gukina mwabikoreshaga muhagaze imikino ariko mbwira ibi bintu kandi byarakoraga abantu babikoze ntibyakoraga oya se wambwiye umudakubitwara umuntu utahuze se mwana ni nayo mpamvu uzabona byoroheye abakatolike kuyoba kuko baragifite yego barabaza akakubita ishusho Yesu hariya bakakubita ne Bikira Mariya hariya undi bakamukubita umusaraba kunzu undi bakahita bamukubita ishapuri bati ishapuri yambaye ntago abadayimona gufata nyamara ubanza nta musazi ndabona utambaye ishapuri ahubwo navuye ngo hari umuntu nzi ngiye udashakatse imodoka irashapureye itari kandi ibyo ntagaze kari ikigirwamana kuko uburinzi bwe buri muri kino kintu kigaragara nyamara Imana ntigaragara akizerera mu bwenge bwe akavuga ngo icyo nshaka kugiraho cyose nzakizwaho n'amaboko yanjye n'ubwenge niyo mpamvu nkakora urumva ikintu yizeye nantevanance y'Imana yego we rero iwe yihindura Imana noneho ubwenge bwe bwarangira agahitamo gufata no gusinyira ku bwa none nta nyagaruzi wafashe waragafashe nta nyagaruzi washyize ku mabere ngo ngo bashyiraho ngo inyagaruzi kakurumya arakura ariko ngiye kakurumya arakura bikora bite ko atakoze kandi mu inshuro nyinshi bikora bite ahubwo ngewe nza amashati papa yambaraga akaba yadukubita avuga ni ishati y'amabari yambaye mbanzi ngo ndagoye oya harimo dress nawe iyo twaraga kuri assemblement twaratakaga kose twarebana taratwica iyo mwabonaga yambaye imyenda kandi uwo munsi bikagenda gutyo ko maîtresse aho se ibyo bikora bite Kiza kiradutegereje mw'ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amahoro atanga abe kuri mwebwe. Nitwa Liliane Kariza ni Beura washyingiwe platform Imana yaduhaye kugira ngo twamamaza ubwami bw'Imana ndetse duhitire umugeni wa Kristo ahari hose ku isi ahore yiteguye amesi ibishura bye kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Donc igitumye turaha no kugira ngo duhore duhitire umugeni wa Kristo ahore yigeza uko abona hari umwanda umuriho uko abona yiyanduje byaba byamutunguye cyangwa se yabigambiriye yiyeze yongera akarabe nkuko n'ubundi mu buzima bwa buri munsi umuntu akenera gukaraba akenera guhindura imyenda akenera kwitunganya mu buzima bwa buri munsi niko n'ubuzima bw'umwuka nabwo bukenera gutunganywa uko bwije nuko bukeye icyakora bwo navuga ko bukeneye kuberwa amaso cyane kuko Yesu yaratubwiye ngo ntawe uzi ngo azaza nk'umujura uyu munsi wo navuga ngo nzakaraba ejo n'urugero cyangwa se nzakaraba ejo bundi ndamara iminsi nkaraba ibirenge gusa kandi mu by'ukuri n'ahandi n'izindi ngingo zari zikwiye koga ariko ubu bugingo bwo birasaba ko buhora bwera rwose kuko tutazi umunsi n'igihe kuko tutazi isaha kuko n'uyu munsi n'ubu tuvugana iminota ndimo ndavuga ibi ngibi Umwami Yesu yaza gutwara itorero rye ahangaha rero ubugingo bukwiye kuberwa amaso umuntu agahora yitunganya buri munota buri segonda kugira ngo ubwo Yesu azaza atazasanga tutiteguye tukamera nk'aba bakobwa batanu b'abapfu
ngo bari kumwe na bagenzi babo b'abanyabwenge. Ibyangombwa byose byari byuzuye urebye, ariko ikintu bari babuze ni amavuta mu mperezo zabo. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana rero kugira ngo ujye uhora witeguye, uko iminota ishira, uko amasegonda ashira, ujye uhora wibaza, ubwira umwami Yesu akweze akuboneze, kuko turi mu isi yanduye, turi mu isi irimo ibyaha. Ntago twaryama gutyo gusa ngo bikunde, ahubwo umugeni wa Kristo aho ari hose aba akwiye nyine guhora yiyeza. Imana iduhane umugisha. Ndi kumwe na bagenzi banjye, ndi kumwe na Papa Sharma Pamphile, umugabo wanjye nkunda cyane. Imana iguhe umugisha. Yego, ndi kumwe kandi na Anita, umukobwa ushima Imana. Ndi kumwe na Muhire, ngira ngo mumaze kutumenyera, twabaye ka Papa Joy kugasize. Garade karakomeye. Yitwa Muhire Antoine, akaba ari n'umupapa, Papa Joy. Yego. Muratumenyereye rero hano, Mwami Yesu abaye aduteretse hano kugira ngo adufatanye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwamamaza, kuko niyo nshingano Yesu yadusigira, avuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, ngo abemera mu babatize. Ariko si ubu nanjye najya kubwiriza umuntu wenda ngiye nk'isafari n'urugero, nkahura n'abantu batazi Yesu, nababwiriza narangiza, kuko Yesu yaravuze ngo abemera mu babatize, nkahita mbabatiza. Oya, ntabwo wababatiza, ahubwo nabayobora. Yego, icyo nari mbivugiye ni iki, ni uko nyine nari mvuze nti tubaye turi ahangaha nk'abo Yesu yahaye inshingano kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bwiwe. Hanyuma nyine nari mvuze ngo yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abemera mu babatize. Turahangaha rero kuko Yesu yabaye ahadushyize. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze dutumire Imana Data n'Umwana wayo ndetse n'Umwuka Wera baze babane natwe muri iki kiganiro, dore ko twebwe ntacyo twabasha kuvuga atadushoboje. Muhi, dufasha gusenga Imana dutangire. Turagushimira Imana mu izina rya Yesu, tugushimiye ko udukunda urukundo rwinshi, kandi tugushimiye ko hirya yawe nta yindi Mana. Mu byiza Imana yavuze byose ntacyo uta ko Yesu adukunda, kandi ibyaha byacu byari bikabije, ariko Yesu aterwa n'urukundo kudupfira. Nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, bigatuma tuyoboka ya nzira igana iwawe. Ngushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, kandi ni umwanya w'igiciro cyinshi kuri twebwe, kuko niho twungukira. Undi yaravuze ngo ahangaha niho Mana utwiyerekera. Tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ridutunge, ritubere ibyo kurya, ritubere impamba, ritubere urwego, kandi ibyo byose byabayeho kugira ngo umugeni akomeze gutunganywa. Tugushimiye Kristo ko udukunda urukundo rwinshi cyane, rurenze urwo twavugisha amagambo y'iminwa yacu, birenze urwo twakwandika. Muri yavuze ngo inyanja zose zibaye wino, ngo ijuru naryo rigahinduka impapuro, ibyatsi bakabihindura uducumu tw'abanditsi, abisi bose bakandikaho, ntibabimara ntibyakwirwaho, hakama inyanja arizo. Urukundo rwawe ni rwinshi, urukundo rwawe ni rugari, rwo tumye tubaho tutishwe n'ibyaha, tutishwe n'izindi mpfu nyinshi zitandukanye, tukaba duhumeka umwuka w'abazima. Twebwe turi ahangaha n'undi muntu udukurikiye, tukaba tubasha kuvuga nawe akumva. Turabigushimiye, kandi tugushimiye ko amazina yacu yose yazi. Izina ryanjye urarizi, kandi ijwi ryanjye ndarivuga ukabasha kurimenya. Tugushimiye ko turi ubwoko bwawe, tuba waronse mu bise by'amaraso. Turabigushimiye Kristo. Uyu mwanya mwiza rero duhaye, turakwemereye kugira ngo ube mu mitima yacu, uhagarare hagati yacu Mukiza. Bino bihe byacu byo kuganira ubibemo, imitima yacu ibihugutse cyane kugira ngo ikubere imbibe, hanyuma natwe twemere kubiba mu bandi, kuko ubibira abandi cyangwa uvomera abandi azagana umugisha w'Imana. Duhana umugisha, kandi ijambo ryawe uriherekeze kugira ngo risohoze icyo ritumye muri twebwe. Ndabigushimiye kwemeye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
amen. Imana iguha umugisha. Mbahaye ikaze rero mwese abakunzi b'umusaraba, abakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi kandi b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bon appétit. Uyu munsi tugiye kuganira rero kuri topic isa nkaho ari ngari cyane, n'ibintu bituruta, ariko turasaba umwuka wera w'Imana kugira ngo aze kuba hamwe natwe, arushaho kubidusobanurira neza twese hamwe, yaba twebwe, yaba uri kuri kamera, ndetse n'udukurikiye wese, twese tuze kungukira hamwe kumenya Imana. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'ibigirwamana, cyangwa se yego ibigirwamana ni iki muri rusange, cyangwa se babiramya bate. N'ibintu bikomeye dukwiye kumva. Hari abantu badakunda kumva ibi bintu, ndetse baba bumva ngo iyi shene ni y'ibintu nyine by'ikuzimu, dukunda kuvuga ibintu by'ikuzimu, dukunda kuvuga ibintu bya Satani, ariko buriya utamenya imikorere y'umwanzi ukurwanya, nawe ntabwo wabasha kumenya uko urwana nawe cyangwa se uko umwirinda. Birasaba ko ubanza kumenya strategy ze, noneho nawe wige strategy zo kumurwanya kugira ngo hato atazakunesha. Uyu munsi rero turi ku kijyanye n'ibigirwamana, duhereye muri Bibiliya. Twagiye twumva abantu benshi kandi bari bazi Imana, basanzwe bayizi Imana isanzwe ikorana nabo, ariko ugasanga baranyuzamo bagakoresha ibigirwamana. Tugiye kureba kwa Salomo, turasanga ko buri mugore yashakaga, benshi mu bagore yashakaga barazaga bakazana n'ibigirwamana byabo. Salomo Imana yamukoresheje kenshi, ndetse imwigaragariza mu buryo bugaragara n'amaso ye, arayibona, arayizi neza ko ari Imana itagereranywa n'izindi mana izo arizo zose. Ariko kugira ngo anezeze abagore be, yanyuzagamo ngo akajya gushimishiriza abagore be mu kuramya bya bigirwamana bazanaga. Turabireba ni mu gitabo cyo Kuva, duhereye no ku gice cya 32 dushatse twahasoma, turasangamo inkuru za Aroni n'Abisiraheli. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Mwibutse neza ko Aroni yari wundi wagendanaga na Mose iteka ryose. Ibitangaza Imana yakoreshaga Mose na Aroni yabaga ari aho ngaho, yabaga abizi. Uhereye kuri bya bitangaza 10 muri Egiputa, yarahari Mose na Aroni babaga bari kumwe. Ngira ngo n'inkoni Mose yakoresheje igitangaza ngo yari Aroni, yego ngo yari Aroni. Mbese ibintu byose, bimenyetso byose byagaragaza ko Imana iri kumwe n'Abisiraheli, iri kuri mwe na Mose. Aroni yarari aho ngaho abizi. None iyi titire yonyine iravuga ngo Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Byonyine hawe wakwibaza uti Aroni atinyutse ate gushaka ikigirwamana mu Bisiraheli kandi azi neza Imana nyakuri. Imana yizi, yarayibonye n'amaso ye, baranabanye. Wambwira ngo atinyutse ate gutekereza gucurira abantu ikigirwamana? Reka dusome twumve. Ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira. Ariko ahangaha ngira ngo Mose yaragendaga, Imana ikamuha amategeko cyangwa ikamubwira ibyo Abisiraheli akwiye kubabwira, hanyuma agahita amanukayo akagenda akabibabwira. Uyu munsi rero iki gihe yaratinze. Ariko ntabwo bwari bwo bwa mbere n'ubundi atinda, yarasanzwe ashobora kugenda agatinda, kuko Mose ashobora kujya imbere y'Imana akamara iminsi 40. Ariko ntabwo we yagendaga azi iminsi azamara. Yagendaga Imana yamubwiye ngo ngwino tuvugane, ntimubwiye igihe azagarukira. Aho nibaza yaryaga iki? Nanjye ubwo nibyo ngiye kubaza igihe Mose yaryaga. Ariko reka nkubwire kuko yari ari kumwe n'Imana. Naretse kuganira na Sharume ejo bundi, ndamubwira ni mu ijuru, narimo mubwira ukuntu nyine abakerubi bizima n'abakuru bahora bagira batya, baturera. None iyo bibuye gatoya uko buburutse, basanga Imana irabagirana cyane, bakongera bakagira kuraje zo kuvuga ngo urera nanone. None atabwira se abantu bahora muri ibyo gusa, n'ibyo bahoramo ntabwo barya se, cyangwa Imana babahaye ibyo kurya. None nanjye ndavuga nti kuba yarari kumwe n'Imana, kuko n'umuntu no mu ijuru ntituzaba turya, ntituzaba maze tuzahora mu munezero. Ibijyanye n'inda y'uburyo bw'umubiri biba byagiye.
ntabwo icyo kibazo bibera ntabwo igisubiza. Hari n'umuntu wese kumbaza ngo ariko iyo muri mu masengesho mubigenza mute? Muhera mukinjira mu masengesho uvuga ukarara udasinziriye, ako kana gashyizemo ku buryo ngo na ninjoro nyine urara udasinziriye uri kuvuga usenga ukarinda bucya. Abare ntoya ntabwo ariko bigenda. Umuntu wese natubwire yasenga nabitekereza. Iyo uvuze ngo ngiye mu yitatu kuba kibasha kuyakora, ariko abatayakora ntamwe umenye ko mwanyazwe, kuko kutayakora ngo ntimukeka ko ari ibintu by'i Rwanda mu by'ukuri. Ibyo bintu ngiye kugisubiza nabo nk'uko nguko turi mu rugendo turimo turajya mu ijoro. Umugani wa yandirimbo uvuga ngo tugiye iwacu mu ijoro. N'ubu tuvugana twicaye hano muri iki kiganiro ariko tugiye iwacu mu ijoro. Hani iyo uri gusenga ubigenza iyo wapanze nk'amasengesho y'imisi myinshi, urumva iyo ufashe umwanya wo gusenga uri concentre pe so kubeshya, kuko burya icyo ugaburiye cyane nicyo gikura. Iyo tuzi ko dufite n'umubiri dufite n'uburyo bw'umwuka, simvuze ko inyuma haba hadakora, ariko uba wahaye imbaraga cyane uw'imbere, uba wahaye imbaraga cyane uw'imbere, kandi ndetse n'impamvu yo kujya gusenga ni ukuri pe inzara nyumva nshoje, cyangwa se kwa kundi uba uri gutanga. None se niba ari yitatu ubwo n'amasaha 72? Yego. Uguhera ku isaha ya mbere uvuga ukageza kwa 72. Gusenga urabipanga. Gusenga ubundi ni ukuramya, kuganira n'Imana. Ntabwo gusenga gusa ari ukuvuga. Ushaka kunyuzamo ukaririmba, ugasoma ijambo ry'Imana. No mwituze rega wavugana n'Imana. Mwituze ukavugana n'Imana. Ugasoma ijambo ry'Imana. Amasaha ari icuma kandi ukumva uraryohewe, kuko buri gace kose ugeze uvugana nayo. Isi kwa k'ingenzi numva musimuka kitwa gusinzira. No gusenga. K'ingenzi kitwa gusinzira mwigasimbuka. Oya umuntu arasinzira. Mwabivuze nuvuga ngo hari igihe turyama nijoro kandi tujyaga bati noneho uramukigiye gusenga. Ugiye gusenga kuki utsezeye? Banza usenge umbwire ngo uramukiye nyuma. Atoya. Donc agitangira ngo ntumbaze ngo asenga iminota ingahe. Icyo mfa nuko njya kumva nkumva wundi yagiye kera. Oya no Ibimenyetso byo kugenda umuntu akabyumva. No gusinzira umuntu asinzira akaruhuka akazongeje agakomerezaho gutyo. Icyo nshaka ko abantu babyumve. Iyo turi gusenga mu masengesho ntekereza ko ari amasengesho nyuma duheruka gukora ku marembo y'ijuru. Narabwiye ngo gusenga no kwimuka. Kuko gusenga ni ukuva mu isi y'ibifata ukajya mu isi bidafatika. Rero niko Mose byamugendekeraga. Na Mose iyo minsi 40 yashoboraga kuba afitemo yari buryame niba Imana yamubwiye ngo ngwino tuvugane. Reka mba urugero rworoshye rw'umuntu Imana yahamagaye ngo bavugane. Eliya. Imana yaramubwiye ngo najye ku musozi Horebu, kandi mbibutse ko umusozi Horebu ni nawo musozi Sinayi. Nuko witwa amazina abiri. Kandi nawe yarakoze urugendo rw'iminsi 40 ajya kuri uwo musozi. Ahageze urumva yaramuye ngo uze kuntegererezaho. Hari n'ibindi byabanje kuza mbere y'uko Imana izana by'akabitekamo Imana. Rero na Mose ntabwo twahamya ko Imana atangira kumuvugisha ku munsi wa mbere ahageze bakavuga bukira bugacya cyane ko ku Mana nagahe gato. Abantu bagira umugisha wo kuvanwa mu mubiri bakawugarurwamo, bamara amasegonda cyangwa amatsiyerise muri iyo si bari barimo mu isi, bagasanga bamaze nk'iminsi ngahe barapfuye. Ibyo mubyibuke ko kubera ibihe byiza n'Imana, simbizi niba abantu mwaragize umugisha wo gukunda no gukundwa, abawugize mujye muburyoherwa, mu mugisha ukomeye, kandi batarawugize namwe musaba Imana irawufite, ntabwo yawubima, ariko kandi namwe mwagushirikana nyine mu byihanganire. Byaraguye, nta kintu twabihinduraho, ariko Imana yahindura amateka. Iyo uri kumwe n'umukunzi wawe, urugendo rwose mukora rurangira vuba, bunira vuba. Mutashaka kubwira ngo ariko ngo ubusa amasaha arashize koko, nyine mwumvaga ari nk'iminota 15 mumaranye, wari ugasanga na amasaha 3, kubera uburyo biryoshye. N'Imana na Mose nubwo buryo byabaga bimeze. Donc icyo twashaka kuvuga uyu munsi wo iki gihe cyo yaratinze. Noneho abantu babonye Mose atinze bamanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni, baramubwira bati haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyabaye. Aroni arababwira ati
mukature impeta. Aroni ntigeze anatekereza kabiri. Aroni uyu nguyu ntiyigeze anashyira mu nyurabwenge anibuka Imana bahoranye. wagira ngo abone kari karimo pe k'ubunyagitete Ariko kuko yaragikizwa ntabwo ari bwo yaragikizwa kuko n'undi yari araho. barakoye muranze Yari araho. erega nimusome ijambo kurindi rimwe n'umubwumva ikibazo. Ese urabona ko abisere bose bamuteraniyeho Yego. bari bangahe? Manze mutekereze ko bahagurutse bibiri kodinga b'abagabo bari 600 babasha kujya mu rugamba. imyaka nka Nonse ubwo ni Wari pressure wabona abantu bamushyizeho 600 n'amasabane. Influence. sindabona ni pressure bamushyizeho Bibutse ko Stade Amahoro yakira abantu 40,000. Iyi nshyashya. Stade Amahoro yakira abantu 40,000. None abandi bari 600. hano ubu ni abagabo gusa Abo ni abagabo 600. gusa babasha kujya ku rugamba. Kandi mwibuke neza ko aba bagabo bari kubarwa kino gihe ni bamwe bavutse muri cya gihe n'ubundi abana b'abahungu bicwaga. Bivuze ngo abagore bahari ni benshi kuruta uko mwabyumva. kandi uko ariko se yamubwiraga nabi. Yego. Erega ntago baje kuhakorera inama. Bakoze inama hirya baza bafasha umwanzuro. Se kukire plan B yagize basi yavuga ngo muze tujye kumureba. Ntabi yakoze. Ahubwo yabaye. Nta nabi yari bugire. Rero iki nacyo kibazo dufite uyu munsi nshaka ko turi bunabihuze. Abantu baje ari benshi baramutunguye. Ntibamusanze mu bihe byo gusenga kuko birashoboka. Nta gahunda yo gusenga Aroni yarari. Nawe yari umusivili uraho. Mama Shama wazo kuvuga ati ibyo byabaye mu Egiputa byose yarabibonye n'amaso. Niko ko Mose ntiyavuganaga na Farao, havuganaga Aroni na Farao. Kuko nibo bavuga ururimi rwumvikana. Mose yabwiraga Aroni akabwira Farao. Kuko Imana iravuze ngo wowe Mose nkugize nk'Imana, Aroni azakubera umuhanuzi. Bivuze ngo ntabwo ni Farao wigeze avugana na Mose. Yavuganaga na Aroni. Ibi bitangaza byose munibuke ko hari aho Mose atumaga Aroni akamubwira ngo genda ujye kuri Nili ukore bine. Gukora iki? Yego. Niba hari umuntu wari uzi ko Mose ari umukozi w'Imana w'ukuri na Aroni. Yari abizi neza ko Mose atari umutekamutwe. Suje abagabo b'abatekamutwe b'abakozi b'Imana n'abagore banyu. Kuko abagore benshi bazi ko abagabo baba ari abatekamutwe akababiza akabati ndabizi neza ko umugabo wanjye hanze mumufata nk'umutagatifu n'ufite ibibaraga by'umwuka wera ariko ndabizi neza ko ntabyo cyane barahari. Umva ukuntu Satani rero yase ngo urumva ikibazo Aroni afite nawe iyi Mana ntiyigeze ayikundisha umutima we nubwo yayibonye. Ikindi rega Aroni mwimurenganya nimusubira inyuma muraza gusanga kuva mu gice cya 18 n'umundi Imana yireka Abisiraheli ku musozi wa Sinayi yaraje n'aba batoye ino nduru bose nabo barayibonye. Yaraje kandi ihagarara ku musozi ngo urameneka ikirunga kimera nk'ikirutse nirwo rugero rwiza twavuga murebe ikirunga kirutse ibintu biba barabibonye. Iranabiyamera avuga ati hari ishushanye mwabonye nuko ntimuzigere mungeranya n'icyo ari cyo cyose yaba icyo mu ijuru cyo mu butaka n'icyo mu mazi. Naho umuntu yibagirwa vuba. Aka kantu ko kwibagirwa rero niyo ntwaro ya mbere ibaho Satani akoresha. Ari nayo mpamvu Imana yababwiye bajya kugera i Kanani babwira ngo mujye musoma amategeko ku manywa na nijoro kubera ko Imana iratuzi neza ukuntu twibagirwa. Iravuga ati rero Pamfili kwa mutabyibagirwa. Hari ibyo mpora mbwira abantu mu gitondo kibyuka mbere yo kujya muri SMS z'abantu niki byiyibutse soma ijambo ry'Imana saa 6 nujya kurya kuko irya mu gitondo saa 6 waryibagiwe. Nanone wongere usome na nijoro nujya kuryama wongere usome kurya saa 6 ryagiye ubeho muri ubwo buzima buzatuma ijambo ry'Imana riba muri wowe rigwiriye ahantu hose uri uburi protect. Ubanye gwambara amategeko mu gatuza nk'umudari ngo ureba byiyutsa. Nawe reba abantu Imana abwiraga ngo muyandike ku nkomanizo z'imiryango handi ko ugisohoka kwinjira. Oya umuntu agiye kwinjira muri sari wawe ari byo aho kugira ngo abone imizingiti imbere abona ayo mategeko. Kandi niba mwicaye muri sari wanyu aba ryo muvuga uyu munsi se rigezweho ni yese imbizi ubwo nizo muzi burambaje na Samu wasanga kuko Samu ko ari kubiseka wasanga ziseri ya mbere igezweho ugasanga murukora arasura undi mpacaje mufite wifi agaseri kagezweho ubu inkuru n'ubudodi birabango ibyo ntabwo ari byo. Reba ukuntu ako kanya Satani yahise yongorera Aroni agahita amwereka ahantu bari bukuri ibigirwamana ati mugire gutya mukatura impeta hano zizahabu ziri ku matwi yawe. Reka nice nko mu mwanya wa Aroni none aka kanya ntabwo ntekeza ko abatana n'amazahabu azi ko bari buyamuhe
ntekereza ko arabikoze agira ngo abagerageze ngo nimubizane. kuko urumverega izahabu baza agaciro kazo kandi izi zahabu ni ibihembo Imana yarabahembeye ubucakara bakoze imyaka mu Egiputa. Arabati ngani mubizane abantu kuko bamaramaje zahabu zose barazikatura. Byumvikane ko Imana iruta ibindi bintu byose. Kuko nubwo turi kukita ikigirwamana ugikeneye arakita Imana ye. Yego. Mbese buri aba bantu uko ari 600 n'abandi batigeze babara ikintu bari bashaka ni Imana. Hari bitabo nasomye bimwe by'amateka bikomante kuri Bibiliya bavuga ngo Mose yagurukanye n'Abisiraheli miliyoni 3. Noneho nimutekereza miliyoni 3 uyu munsi mu Rwanda turi nka miliyoni 14 zikwiye mu gihugu gutya. Noneho itufata umwanzuro wo kujiyobora abantu miliyoni 3 icyarimwe. Niba ari guhagarara murahagarara, niba ari kugenda muragenda. Niba uvuze ngo turagiye miliyoni 3 zigahagarara. Ubundi yavugishaga iki ngo abantu bose bamwumva? Ni nayo mpamvu rega burya barya abantu hari babami babimye inzira. Abati ntimunshire mu gihugu kuko muramutse musomye ku mazi yacu mwayamara. Uza amazi yahaza abantu miliyoni 3 banywa ingunguru zinganiye. Inzira barazibimye byo. Ahubwo ahantu banyura. Umurima mwanyuramo no kugira kwera. Aba n'abantu wibariramo amatungo kandi abo bantu ubuzima bwabo naborozi. Yego. Barayafite. Ahantu bajya banyura n'ubundi umuhanda wajya wikora si ngombwa kuwukora. Ari nacyo yatumye burya ngo abamareki bahisemo kujya babaca inyuma bakajya kwica abasaza n'abakecuru babaga bari inyuma. Abakomeye n'abo imbaraga bose babaga imbere, abanyantege nkeya bakabinyuma. Bagombaga kuba bari inyuma kuko nta bundi buri. Abamareki baraboze bati nukuvuga ngo abantu ba mbere ubwo wenda kutubare Mose n'abari kumwe nawe. Ubu twe turi Kigali muri Kicukiro dukorera ari Gikondo kuri mwana ukundwa kana kaje dumana dukoramo ni keza cyane mujye muza mukora mu tekeza karo turi. Abamareki akara akavuga ati bo niba bano basaza n'abakecuru bageze hano ubu bivuze ngo ba Mose bo dukurikije umurongo bakoze ubu bari muri za Kamonyi benda kugera muri za Muhanga bamanuka ubwo. Ndabati rero nta rugaru n'umuntu ari buhindukire ngo waje kuturwanya. Reka duhere kuri bano bantu binyuma bagenda bica abanyantege nkeya ku buryo iyo nkuru izajya kugera ku bantu batoye umurongo imbere abinyuma bashize. Ano ikintu cyababaje Imana ikavuga ngo nzamara abamareki mwisi. Ngaho noneho reka tugaruke ku ntama yacu dutekereze niki cyatumye Aroni afata uyu mwanzuro ako kanya wo guhita abaremera ikigirwamana n'Imana y'inyembaraga yari yarabonye. Ahubwo mbere ya Aroni twibaze bano bantu baje batewe n'iki kuko Aroni yegagiye kubikora ariko hari abandi biyumvishemo kuza kubisaba Aroni kandi nabo n'ubwoko bw'Imana nabira bitangaze rega barabibonye cyane. Wenda icyo batabonye ntibinjaga kwa Farawo bose ngo bari byo biri ko ariko barabibonaga kuko bari mu Egiputa bari gushenya amazi ahinduka amaraso barabirebaga ibikeri byirukanka biva mu nyanja abana b'imfura bapfa barabirebaga wa mwijima usa nk'igikorwaho barabonaga kandi wabo habona barabirebaga banyije bavuga bati ubwati ibikomeye baciye mu nyanja igabanyije no ikintu kitabasha no kugira icyo kibamarira na gato kandi banaje bamaze kudesida ikigirwamana bashaka uko kimeze. Oya ahubwo bano bantu nukuri nubwo batinze muri Egiputa hari utuntu bakunzeyo kuko urumva bakivuyemo n'icyabavamo kandi ni ikibazo dufite ntago wibuka bageze mu butayu kuno baba ngo bakumbeye za tungurusumo n'amategeko. Ikibazo dufite abakristo benshi bava mu isi ariko ntibavemo. Sinzi niba babanayivuyemo ahubwo baza mu nzu y'Imana bakitwa ko bakijijwe ariko isi kibuzuyemo. Kuko ndatekereje uko gushegera Mose nukumukumbura nukugira amashyushyi by'abazaniye sanga sibyo kuko bazi ko ibyo bazanira ni by'Imana nyakuri. Ni by'Imana na amategeko y'icumi y'Imana mugende gutya bihuje ati ko atinzera kandi Aroni yarahari bari kugumana kumva batihanganiye kwaza none n'uwo mwanzuro bafashe ese kuko baje bashega ngo turemere indi Mana. Ni bya bindi duhora tuvuga abantu bakunze Imana kubera ibyo bayishakaho. Buriya n'iki giti kiri ahangaha kibaye hari ikintu kizana abantu bakiyoboka akakanya bakacyubakira ikintu. Barabisirayeli bari barakunze muri Egiputa kuko niho haba bino bigirwamana nubwo batagirirwaga umugisha wo kujya kubiramya n'ibiki wasanga we n'abajyaga yo kubiramya ariko
byari byarabaciye njyewe rero mfite indi yangire mbonamo mwibuke ko bahagurukanye n'uruvunge cyangwa n'ikivunge cy'abanyamahanga yego iyo bivuze ikivuga cy'abanyamahanga ntabwo ivuze icy'abanyegiputa gusa aka kantu tujye tukumva kuko Egiputa yari ituranye n'andi mahanga ibi bintu byabaye mu Egiputa ntabwo byabaye umunsi umwe byabitangaza byose 10 ko tubibona yego hari icyo cyarabaga mu kwa mbere Imana ikashyiraho Farawo igihe cyo kubitekerezaho mu hagati gashyiramo ikindi ntabwo byari kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu bahaguruka rero ngo bahagurukanye n'ikivunge kinini cy'abanyamahanga aba nibo baguye Abisiraheli barabazonga kubera impamvu imwe imeze gutya Abisiraheli n'ubundi mu Egiputa bari mu buretwa uyu mwanya w'umurengwe ntawo bari bafite ariko bahagurukanye n'ikivunge cy'abazi umuziki wo mu Egiputa cy'abazi ko kuramya ibigirwamana byo mu Egiputa bahagurukanye icyo kintu barahagurukanye nacyo yego kiroro gifite icyo gikumbura nigeze mbona umugore hano aravuga ati mureke mbyinira Imana kino kibuno nkibonye vuba kandi ubu ni ibintu twabyiniraga mu kabari Satani akanezerwa mureke tunabibyinira Imana inezerwa akompa Imana na Satani ntabwo ibintu byanezeza Satani bizigera binezeza Imana na rimwe kuko icyo gihe Imana na Satani baba ari umwe ariko niki gitera bano bantu kugoma bafite influence na Aroni rero nicyo kimuteye abantu baramutuze kugira ngo abikize arabyemera ari nacyo kintu tugwamo n'uyu munsi wa none kugira ngo nimukavuga ukuri kose si kwiza kukuvuga ariko se ukubundi kuri niki nicyo twe kwanza kwibaza nanone hari abantu muzi bari abavuga ubutumwa bwiza bahoze buzuye umwuka wera ariko umuntu nsakuvuga ati ngiye Imana sinkirwanira muyihorere n'ubundi rabyishoboreye niba ibyishobore se kuki yagombye ko Yesu azagapfa rwarupfa kuki se yagombye gutuma abantu kuki atabikoze ngo twese dukirizwe icyarimwe iyo abantu bajya kumenya ariko Yesu atanashaka kwica umuntu arabanza akaguhahamura kuko mwibuke ko urubuto rw'umwuka no kwizera urubuto rw'abadayimoni n'ubwoba ibyo ni ibintu bibiri bihabanye rero kimwe cyakwinjiye ikindi kirasohoka hanyuma Aroni rero Imana arayibonye naba baje bamubwira Imana barayibonye ariko ikindi gusenga ibigirwamana mwibuke neza bigendana n'iterambere bari nuko benshi batabyumva ariko banza witse hano gatoya ubundi bigirwamana ni ikigirwamana ni imvugo twega barokore dukoresha dushaka kuvuga ibindi byose byiringirwa ntabwo ari ibisengwa gusa ibindi byose byiringirwa bitari Imana rurema kuba byiringira rero niyo Mana yabo twe iyo tuvuze ngo ni ibigirwamana nuko nyine ni urumva harimo kugirwa yego ni ikintu kitari Imana ni ikintu kitari Imana ariko wogira Imana ibigirwa Imana yego ni ibintu nyine nino telefone mfite nkayihindura Imana iyo mbere yari telefone ariko nyihinduye Imana icyo rero nicyo urumva no kugirwa Imana ni ikintu icyo ari cyo cyose cyiringirwa nk'inkomoko cyangwa se nk'icyo kwishingikirizwaho mbibutse neza ko ibigirwamana byose byiringirwa cyangwa se ibigirwamana byose byaba byo bibiri recording uko bibiri recording ibigirwamana birenga 300 bibiri irabivuga amazina birenga 300 mujye munatinga icyo kintu njya nkunda kubwira abantu bamashara mu byo akomoza bavuga ati abantu baba ngo tuvuga kuri Satani cyane ariko impamvu mwanga ko tumuvugaho nuko muri abakozi be kandi nabivuze mu kiganiro cy'ubushize nta mukozi umwemera ko se buravugwa nabi Satani abantu ntibamuzi ariko mujye mutekereza Satani ubasha kuganiriza abamarayika bicaranye n'Imana bayizi bazi inkomoko yabo ibi twe Yesu ari ijambo ribivuga rivuga ngo mumwizera mutaramubona ibi nabyo Imana biha agaciro kanini cyane kuba tuyizera tutarayibona mutekereza abamarayika bayirebaga yicaye hariya
Satani akabashyira kuri aka bati buri yiriye ndaje nyikubiti bane kurira nti arabamanura kimwe cya gatatu ngo umwe mu bamarayika batatu yemeye gukurikira Satani. umva ni influence. Satani afite imbaraga ziruta abantu batekereza kandi ikibi cya Satani arahindagurika. Burya Satani iyo tugira nk'amahirwe akagoma mu ishusho imwe twamumenya, ariko mu kanya mukubitana Satani ari umugabo, ejo mugakubitana ari umugore, ejo mugakubitana ari umwana, ejo mugakubitana ari umukecuru. Ntabuze umugani wansibika n'amaguru. Uriya mugani uramfasha cyane. Maguru n'insibika. Hari n'indirimbo mujye kuri YouTube bishake maguru n'insibika. Kubera iki rero? Urumva mu kanya Satani mumutekereza nk'ikinyamaswa cy'ibihembe, mbese kimeze ukuntu. Mu kanya kakaza ari akagabo kari gentle, keza, kavuga amagambo meza aryoshye, gatanga amasezerano kakayasohoza, gatanga ibyiringiro kakanabirinda. Noneho mu kandi kanya akaza ari marayika noneho sasa araza bati nshiwe, akaza yaka umucyo wera. Haleluya. Ukagamije kuyobya n'intore n'abishoboka. Ariko uziko yabwiye Yesu ngo haleluya, ngwereka ngo ijambo ry'Imana bangiza gutegekera abamarayika kuramire mu biganza, ntabwo uza kubita ibirenge kwibuye. Yarakotinze Zaburi 91. Rero abantu muzi Satani w'umusinzi w'igisazi kiri aho ngaho, ndashaka no kwibutsa Satani wuzuye umwuka uri muri Bibiliya na haleluya cyane. Kuko mbere yuko Mose yandika Bibiliya Satani yarahari. Bivuze ngo ijambo ryose Mose yanditse Satani arizi. Kugeza kuri Yohana wanditse ibyahishuwe. Abantu Bibiliya Satani ayizi yose. Ibyo rero iyo mukubitanye na Satani uvuga neza, mugira ngo ntabwo ari we. Ari nacyo kizatuma nk'urugero abarungi cyangwa abarangi niki n'abamarayika beza, nicyo marayika mulonje. N'abamarayika beza ni Satani uza wihinduye. Muri Islam bavuga ngo na majini meza. Tujuru ni Satani noneho waje ari mwiza. Nyakunda kubibwira nkabwira nti ibyo bintu byose byera sa amata. Niki kintu kimaze kubona mu buzima. Nari nzi ko amata ariyo yera, kumbi nta no garusha irange kwera. Amata ari gabura ni beige. Yenda kuzamo akabeje akarangi k'umweru kandi abahirangirije ryera amata yo noneho amata yo yagiyemo imvuzo y'ubwo rero ahinduka beje. Ariko kubera ko abantu bayakunda bazi ko amata ari umweru, ariko ndababwira ngo hari byera cyane kuruta amata. Rero muzi ko Imana ivuga amagambo meza iryoshye ari Imana y'urukundo, ariko ntago muzi urukundo kwa Satani. Narwo aragukunda karuguhata, akakuzamura muhi, akagukubita igikundiro, isi yose ikagukunda. Azi neza tageta gufitemo, azi neza cyagukurikiranyemo. Ibyo rero nibyo abantu batigeze basha kumenya. Hanyuma ari ijambo rimwe ryantangaje Mose yavuze mu gutegeka kwa kabiri mu gice 32, ndetse na Zaburi irarikotinga. Muri Bibiliya mu isezerano rya kera habamo ijambo abadayimoni incuro ebyiri gusa, incuro ebyiri. Ariko ikintu cyantangaje nuko Mose yaravuze ngo iyo bikubitaga inyuma bya bigirwamana, donc urumva ni ibintu babaje mu biti, mu mabuye, donc birahari by'amoko menshi. Noneho Mose yaravuze ngo iyo ndi mu mwuka nabonye atari cya gisitati muramye, ahubwo haba hari umudayimoni uri inyuma cya gisitati. Ari nacyo gituma ibyo musabye bino bintu bikoreka. Nicyo nari ngiye kuvuga. Ahangaha baremye iki gishushanyo kiri mu ishusho y'ikimasa. Gusa Imana yaransekeje hano hantu, yabwiye Mose ati umva nyaruka. Ahari bari bataragiza kuvugana, ahubwo none Imana ibonye ibintu barimo aravuga ati irukanka, bwa bwoko wikuriye muri Egiputa bwiyononnye, bwa bwoko butagondijo. Urumva ikintu bakoze aka kantu sinzi no mujya mukumva habagaho guterana Imana amagambo hagati y'Imana na Mose. Abisiraheli bera n'ab'Imana, ariko abanduye n'Abamose, kuko Imana ntigira abanduye. Icyo cyo kwandura kwawe egare kutandukanye n'Imana. Ubwo nyine n'Abamose. Imana yamubwira ngo bwa bwoko bwawe wakwiye mu gihugu cya Egiputa. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki ngiki. Baba bera Imana ikabwira Mose ntubavuge ubwoko bwawe. Bavuzeho nanjye nakutiba. Dore rero icyo nshaka kuvuga, iki kimasa nyine cyo nta kintu cyari cyagakoze. Nubwo bakiramyaga, nubwo nyine bashakaga uburyo bwo kukiramya. Intera ubwoba nusomuraza gusanga ngo barakiramije bararirimba, bahagurutswa
no no gukina gukina iriya jambo mu kinyarwanda banditse gukina ariko ntabwo ari byo baranyweye barasinda mu rurimi neza Mose yanditsemo bahagurukijwe no gusambana ubusambanyi buri wese akinaga n'uwo bangana ni ugukina yego hawe yo gukina umva icyo nshaka aho nshaka kuganisha rero iki ngiki cyo nta resulta igaragara twabonye cyabahaye ariko noneho turebe kuri ibi bintu bindi kuko twamaze kumenya ikigirwamana icyo ari cyo ndayibonye kuko barasambanye erega urumva abantu bize anthropologie ni isomo riba mu masomo menshi ariko no muri theologie bararyiga ariko ubundi risa nk'iriba muri sociologie ni nk'isomo nyine ryo kwiga ku umuntu abantu bose ku isi mu moko yose bahuza ku kintu cyitwa gusenga naho baba muri ya mashyamba ya Amazon mujya mwumva bagira ibintu basenga none cyo gicanga abasociologue baribaza niki gituma buri shyanga ryose tugezemo dusanga bafite ukuntu basenga bigaragara ko gusenga niyo mwanzuro muri theologie bafata kuri iryo somo rya anthropologie baravuga bati Imana yahoze ituye muri Adamu mu imbere kera ivuyemo isiga icyumba cyayo ari vide iyo vide rero umuntu aragenda niteka kandi iyo vide umuntu ahora ashaka ikintu cyajyamo kuyokipa kugira ngo cya cyumba Imana yahozemo hagire undi muntu uba ugikodesheje kuri iyo minsi ariyo mpamvu mwahitamo gusenga inka abandi bagasenga ibiti nyine abantu bakagira ikintu uko biri kose basenga dore ikintu cyantangaje nagiye nsoma ibitabo byinshi by'aba bizeraga twita ngo abahate cyangwa abana bavuga ngo bahakana Imana ariko ntago ari byo ahubwo bizera ko Imana itabaho kuko nabyo atheism ni imyizerere akantu kose muzajya mwumva koziraho ism ni imyizerere atheism rero bo bizera ko Imana itabaho ahubwo bagarema ikindi kintu kiri busimbure y'Imana urugero Anita niba ari umuhakanyi niko twe tubita ariko bo bitwa abizera ko Imana itabaho akizerera mu bwenge bwe akavuga ngo icyo nshaka kugiraho cyose nzakizwaho n'amaboko yanjye n'ubwenge niyo mpamvu ngakora urumva ikintu yizeye intervenance y'Imana cyane yego we rero iwe yihindura Imana noneho ubwenge bwe bwarangira agahitamo gufata no gusinyira ku bwa muhire nabo bagira ibindi bizera kuko ni imyizerere mu isi yose rero nta bantu babaho batayoborwa n'imyizerere ahubwo icyo Satani agenda akora niki nuko agenda arema imyizerere mishya kuko nabirema ari akavuyo ari kenshi bizatuma mutaramya Imana noneho ahubwo ntacyo wowe iremye ikikoroheye upfa kukizera none se reba nk'inkuru yanteye ubwoba Imana abwiye Yerobowamu iramubwira ati mvuga Uwiteka avuze dore ngo haye imiryango 10 ya Isirayeli uzankorere neza nk'uko Dawidi yabigenzaga nzakugororera nzakugira ariko ngo umunsi umwe aricara abatareka ababisirayeli bakomeza kujya gusengera Yerusalemu nibaramuka bagiyeyo bagafashwa bazafatanya na mwene Salomo reka mbereke ikintu cyiza ngo afata ibigirwamana kimwe gisinga idani ikindi gishinga idotani ubwo kugira ngo mubyumve neza ni nko kuvuga ngo kugira ngo batazongera kwambuka Nyabarongo bajya mu majyepfo kuko urumva igice yarayobe cyo mu majyaruguru ndaza gufata kimwe ngishyire hafi ya za Ngororero uva abaturutse za Gisenyi na hehe wose bajya mu majyepfo bagisengera aho hafi ikiri nkizana nka hano ku giti cy'inyoni babwira ni mwikwirwa mu Imana zirazahuye ni kure muhinire bugufi urumva ikintu akoze kabiri akora imana zari zigezweho mwibuke ko izi mana zigerwaho mu Rwanda hari igihe cyabayeho hagezweho Nyabingi kuba utayifite mu Rwanda ukaba uri umuturage mbese wa feke nta n'ibyiringiro by'ejo wagira izi mana rero zigenda zigerwaho abantu barayicirira we mu Rwanda barehekanye isa nk'icyuye igihe umunsi hari izindi urumva ikintu nari nshatse kuvuga hano navuga ngo nubwo cya kimasa cyasaga nubwo cya gifite resulta ariko zabaga
zitari ako kanya bazibonye ako kanya nicyo nashaka kuvuga njya muri ibyo byose bashakaga ikintu begamiraho bashyiraho ibyiringiro byabo yego bashakaga ayo mahoro mu mutima bavuga reka ngo nk'urugero rworoshye uri umugore wanjye uzi ko hari igihe imyenda yancazeyeho hari ndeba agapantaro kamwe nk'abana zuba kanako kujyana mu rusengero nako nkagize igihe nk'abandi wapi ariko aho nzanza mu cyembonye utwenda niyo nambaye isengeri mba numva nambaye kubera ko ndabizi ko isengeri nambaye isuku mbuze uwo nambara barahabye batakibona umuntu ubabwira amakuru y'iby'Imana hanyuma ho noneho baramukumbuye baramubura noneho baravuga bati reka turebe icyo dushyiraho ibyiringiro byacu nicya kiringirwa icyo nicyo kintu bashakaga rero ariko ikibazo gikomeye cyabo ibyo yababwiye mbere basi babigumana bakaba bakora utwo babwiye mbere bwo bafata Imana yako kanya ntabwo bibaho niba ugira ngo ndakubeshya nawe ntuzabikora ariko n'urugero nashaka kuguha uzaduhimbira ubuhamya uzuhimba ubuhamya bw'iby'Imana yagukoresheje uhaguruka uvuga uti njyewe Imana impamagara yampaye impano ubu mfite ikiganza iyo nkirambuye ku muntu abadayimoni bashwirikana nk'ingurube zikavuga jwijwijwi imwe mwazikamoka hehe nukora icyo kiganiro nkagihe titire nkabikora gutyo uyu munsi nta muntu umuranyaka nimero Anita ntabwo nabakira ariko nkubwiza uwo munsi ikiganiro kirebwa n'abantu 1000 icyo kiganza 800 bazanyaka nimero yawe bashaka icyo kiganza gusa bashaka icyo kiganza ariko bana none uzi ikintu kimbabaza nuko nabo mwita bakomeye abakozi b'Imana abapastori n'abaki bazi inyuma ya Anita bashaka ibiri current nta kindi rero kigaragara nuko n'ubundi y'Imana tujuru abantu banze kuyizera kandi yabasabye ikintu ngo sinzigira mbiyereka nta muntu n'umwe ubaho uzigira abona Imana kiri mu isi kuko n'ukuntu ingiteye iramutse kweretse gutyo wapfa hanyuma ikavuga atari kwa Anita guma hano ndaje Satani agahitaza Satani akaza inshuro 10 Imana itaragaruka kandi yari kubwengeraje yego kandi Satani akaza mu ishusho y'Imana akaza inshuro 10 Imana itaragaruka urumva urimo narwana no gutegereza rya jambo rimwe ariko harimo andi magambo 10 nanone ahari kandi akwereka izindi option Imana ishakaga ni cyashaka ngo Anita ndashaka kuko dukundana n'umutima wawe wose nta kandi kantu ushyizemo hare aba bantu rero impamvu niki cyatumye bishima bakanywa bagasinda bakasoza basambana nuko noneho baravuze ati turaruhutse kwa dutangiye kujya tugira ubwoba ko hari nk'umunsi abamareki bazatugwa gituma hari nk'umunsi Farawo azongera kwisuganya atareka iki ngikira kirahari ni nayo mpamvu uzabona byoroheye abakatolike kuyoba kuko baragifite yego barabaza akakubita ishusho Yesu hariya bakakubita Bikira Mariya hariya undi bakamukubita umusaraba ku nzu undi bakahita bamukubita ishapuri bati ishapuri yambaye ntago abadayimoni gufata nyamara ubanza nta musazi ndabona utambaye ishapuri ahubwo navuga ngo hari umuntu nzi ngiye udashaka imodoka irashapureye itari kandi ibyo ntagaze kari ikigirwamana kuko uburinzi bwe buri muri kino kintu kigaragara nyamara Imana ntigaragara ibyo tubivuga abana batari ariko nimwe mwahuye n'Imana yo kuri yego yeganira mpamvu mbivuga cyane cy'izamanga ngewe ntahuye n'Imana y'ukuri izo zindi mwiringira mwiremeye nibyo koko zirabaha comfort mukumva none aha muri byame mu ruhuke kuko ibyo mwashakaga kwa rukutabaho nuzko mu Kinyarwanda ko buri dini yari gitutsi yego kabiri dini iyo umuntu avuga ngo kaburi dini bari gitutsa gututsi nko kwangara nko kubaho uri inzererezi uri igicamo cye kiri aho ngaho n'aba Bisiraheli rero mujye mubona ko aka kantu icyo bashakaga bakigezeho bashakaga Imana ibaha umudendezo no kwishyira bakiza ndashaka ko ibi bintu rero tubijyana ibi byiringirwa tubibona noneho nk'ibintu bikora ibintu bibifatika tujye mu itangiriro tugere kwa Yakobo turebe ino Mana uburyo ikora tugere kwa Yakobo aho yari kwa Labani yego ubwo dusubiye inyuma mu itangiriro yego turebe ubu ibintu ubufindo
ese twabyita ubufindo buriya yakoraga. ariko rero mu masharama hano hantu tugihari tugiye kujya kwa Yakobo hari ikintu gikomeye cyane. Turi kuvuga kuramya ibigirwamana abantu bose batumva egare gusenga ikigirwamana, ariko ushobora kuba uri no mu nzu y'Imana unaririmba unakijijwe ariko ukamya ikigirwamana. Oya ntabwo waba ukijijwe aho ngaho. Ese ubwo ukijijwe Niko twitwa, none uzi ukijijwe niko twitwa, asenga Imana ariko ntabwo ari yaramenya. Ikiganiro tuvuga kuri wa mugabo wari umusataniste yari ufite idini rya shitani muri Afurika y'Epfo. Umuntu arampamagara aranyandikira nzaza kubumvisha audio. Ambwira ati uyu mugabo twaraduturanye yashinze idini hano muri Amerika hano muri Afurika y'Epfo. Bari bafite imbaraga zizengereza abanyetorero kuri rwego rurenze kwemera. Zengereza abanyetorero. Aramiye ikintu gitangaje. Barabatiza. Ni izina rya nde? Simbizi. Ariko barabatiza. Hanyuma dore ikintu cyantangaje kikanera ubwo. Yambwiye ngo nuko utazi umubare wa pasiteri iwanyu mu Rwanda baje ngo babatize muri iryo dini. Yezuwe. Kandi bakagaruka mu Rwanda bakatira. Hano arambwira ngo ahiwanyu kuko uyu munsi ntari mu Rwanda. Arambwira ngo ahiwanyu bayoboye amatorero akomeye. Ariko njyewe ndabazi kuri bose twaduturanye. Rwaratuzengereje noneho kandi kibi cy'urusengero rw'abasataniste. Muhire na Pamphile barusengeramo ariko akagaruka no gusengera mu madini y'iwabo. Yego. Bakanayobora. Donc ni ahantu bagenda bagahererwa imbaraga Yego. noneho bakagaruka kuza kuzitarataza kuzinjiza. Ese bitaniye he najya herekwa nigeze nagira ry'abantu nabonaga bahagaze icyo kora zari inzoka uko zirimo zirabwiriza uko izi nzoka zibwiriza zirimo ubumara mu bantu. Umva ikintu bakoraga none bwa bumara abantu bafataga baragendaga nabo bakabukwiza mu bandi. Donc niko iryo torero rimeze, baragenda bakavomamo ibintu byanduye hanyuma bakakujya kubyanduza abandi. Simpamvu mvuze kuriya ntabwo kuramya ari egare gusenga gusa. Kuramya ni uguha agaciro cyangwa se nkuko twabivugaga kumva ibyiringiro byawe biri mu kintu. Hari abantu benshi bari mu nzu y'Imana ko ibyiringiro byabo bitari ku Mana. Nubwo baririmba, nubwo basenga, mureke dusomere ijambo riri mu Bafilipi igice cya 3:18 ndasoma nihuta. Haravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi. Abo nababwiye kenshi nanone ndabwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo no kurimbuka, Imana yabo ninda. Biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Nshobora kuba ndi mu nzu y'Imana ariko gusa umutima utari ku Mana. Muhire ibyiringiro byanjye biri muri wowe. Ariko rero nubwo uyu muntu yitwa umukristo nyine tumwita umukristo ariko nyiriza si. Erega mu minsi y'imperuka abagore 7 bazitirirwa wa mugabo umwe. Ibindi byose babyikorera kugira ngo bakire urubwa. Ariko njyewe ukubona ndakubona mu izina ry'uwo mugabo. Ntabwo turi bubone indi zina tubita. Kuko ntari hari. Ntumwita umupagane ko ntabwo. Oya nitunarihimbo nonaha ntabwo abantu bazajya bamenya uwo turi kuvuga. Nituvuga ngo umupagane wo mu rusengero. Ntabwo uri bubihimbaraga nkuko biri. Oya ikintu ikigirwamana uburyo uri kukiramya. Nakunze kubabwira ngo ngiye mbona umutinganye bwa mbere namubonye muri ADPR kandi twari mu rusengero. Ariko ubu ninkubwira ngo hari n'abashumba wumva umukristo akubwira ati ngiye runaka mfashe ku ngufu. Gute ibaze nk'ubu muhira babwiye ngo Pamphile mfashe ku ngufu. Kuko byakoroha byakumvikana n'umuntu wese yabyumva. Anita babwiye ati Pamphile mfashe ku ngufu. Kuko avuga ati byagenze gute se urumva mu mushamara yagiye Anita turabana. Hanyuma nyina nsanga mu cyumba. Nta muntu utabyumva naho wabo mbeshyera. Ariko ntabwo nzi aho umuntu uko mwabyumva. Muyireje bavuga ati Pamphile mfashe ku ngufu. Bari ubusazi. Ariko niba umukristo umwe 2 3 4 5 kugira ngo umushumba wacu runaka no mutinganye. Noneho aragatingana ari umusore nka Pamphile uzi gusanga umutinganye ari umusaza. Imyaka wimvi. Umaze imyaka nka 20 mu gishumba. Ashunze. Ibyo kubivuga hari abantu bitavuga ariko sibwo ibyo bintu rero ni nacyo kintu uriya mugabo uriya musataniste twavugagaho bakoraga. Bafataga abana benshi b'urubyiruko bakabagiriza wabo ariko bagahita bahindura abatinganye. Ubundi akongera akabohereza mu matorero yandi kugira ngo umwuka usirikire. Ubu butinganye usirikire. Kandi reka mburire abantu b'igitsina gabo mu nkurikiye.
ndabinginze niba kubwira ngo uti Pamfili turamukeka ubutinganyi, ntugatekereze kabiri, ujye umugendera kure mbere yuko uzamenya ko ari we cyangwa atari we, kuko ikibi cy'ubutinganyi ni imyuka ntumenye igihe wamufatiye, nawe uragufata no ukiba ukumva byari ibintu bitanabaho, ariko ukazashiduka nawe wagufashe ku buryo udashobora kumenya ukuntu icyo kintu gisobanura. Icyo ko wowe bitarabaho uba wumva uvuga ati akasubwa ntamwemerera kwakirara Yesu amugari, nanjye nikoze gutya nkumva ibyanyu ukuntu bihanda bitari ikigabo cyaba kikiri aho ngaho ntabane. Ariko noneho nareba abandi babikora, imbaraga ziri inyuma yabyo, imbaraga ziri inyuma y'icyo kintu, nicyo kintu kinateyeho ubwoba. Ibi bintu by'imyuka kuko na amaspiriti nibi turi kuvuga, abantu biringira birakora biririyo. N'uyu munsi kandi umuntu ashobora kutiringira igisitati ngaba gifite mu rugo asenga, ariko reka mbaho urugero rworoshye. Twagiye mu bukwe muhirera byibuka, umushumba, nivuga umushumba ntimwumve pasiteri, ni revera, amaze gusezeranya abwira umugore n'umugabo, yahindukiriye umugabo n'amatumva wa mugabo, nubana nabi n'umugore aza kugaburira ibyatsi byose biba, uyu mugore azabiguha byose, ibyatsi by'isi yose. Ibyatsi yamubwiraga ni inzaratsi. Noneho uburyo yabivugagamo yakiraga akadomo, we nabyumvishe ko nawe ashobora kuba afite ukuntu abirya cyangwa abiriye cyangwa kuko yaduhema n'ubanya bw'umugore we n'undi muntu mbese mpita numva ko ibi bintu by'ibyatsi abyemera. Yego arabizi ko nyine bifite ukuntu bikora bifasha abagore kubaka ingo. Iyo umugabo yanze kugororoka hakiri kare, umugorozi ibyatsi baramwahirira. Cyokora sinihanganye, twasohotse mu rusengero ndamwiyama, inteko irahurura, abantu baraza tujya impaka dukoresheje ibyanditswe, umugabo abuze icyo akora kandi abahari ntibari yanze kubyemera. Icyekora ndababwira ntumbareka nkubwize ukuri wa mugabo, nari mfite kamera ngiye gukina video kandi nzagutamaza nzabishyira hanze. Abandi basaza bari barabambwe ati mbareka pastor twaguhishiriye, ariko mu by'ukuri wabivuze byo kubikora wabikoze, ahubwo ni mworoshye ibintu mwe kugira intambara mwibikomeza. Abantu rero nagishyira hanze kandi nagishyira hanze ngukomantaho, kakubwira nti ngaho ni mu ndebero no muntu nguhuguye nk'umusaza mukuru, ariko aho wakoze amahano. Ino video irahari irajya hanze kandi wabivuze ubona ko kamera zihari, harya ntihari kamera 3, hari kamera 3, wabivuze ubona ko kamera zihari. None dusohotse mu rusengero n'abakameramani bose baracyahari, urimo urabihakana nk'utabivuze. Nuko ntabirekora ko ntacyo bifashije ivuga ubutumwa nkora, ariko aya ni amahano. Ibi byatsi birakora no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nimurebe abantu bambarira ku tuntu, utuntu tw'uduti, ariko se koko nibyo byatsi twahiye. Wewe nta twambariyeho oya, ahubwo tubaye turetse mu bya hano mu isi twebwe tureba ibintu Yakobo yakoraga kugira ngo atware amatungo ya Labani. Ngo Yakobo yenda uduti tw'imirebeni, tubisi n'utw'imiruzi n'utw'iminyarumoni, adushishuraho amabara maremare asa n'imisego agaragaza umwero wo kuri two. Itangiro 33:8 ashyira uduti yashishuye ku bibumbiro byo ku mabuga aho imikumbi iri bunywere zarindaga uko zije kunywa. Imikumbi yarindaga imbere y'utwo duti zikabyara iz'ibihuga n'iz'ubugondo n'iz'ibitobo. Yakobo akarobanura izivutse akerekeranya izo mu mukumbi wa Labani n'iz'ibihuga n'iz'ibikara, agashyira imikumbi ye ukwayo ntayitegeranye n'iya Labani. Kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze, Yakobo yashyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitegere hagati yatwo, ariko zaba mbi ntadushyireho, bituma imbi zibi za Labani, inziza zikaba iza Yakobo. Uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe. Ibya Labani kandi ubwo biburizwamo. Oya burumva imbi zose zabaga ari za Labani. Yego, kuko niko bari barasezeranye. Yari yaramubwiye ati nizibyara ibi ibihuga n'ibitobo zizaba ari izawe, nizibyara ibi zizaba ari izanjye. Noneho akora ibintu bisa n'ubufindo kugira ngo Yakobo atazaziba. Labani yashyize hagati
aho abashumba ba Yakobo n'abarabani bari urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo batazanazivanga ashyamo urugendo rw'iminsi 3 urumva nta buryo yari kubona Yakobo ari kubona urugendo rw'iminsi 3 n'amaguru uzigare nko kuva hano ukajya Nyanza ya Butare cyangwa i Butare ahubwo waharenga wanaharenga iminsi 3 n'amaguru kwihuta waharenga iminsi 3 wazindutse wajya uharenga yego rero iyo tubisoma gutyo cyo kugeza nko ku Gikongoro iyo tubivuga gutyo umuntu aba yumva ari ibintu byoroshye ariko urumva intera irimo aho hagati rangije ngashishura uduti agaragaza umweru watwo ashishura n'utundi aratushinga ntacyo niyo mbya ngahambira noneho oya namwe mudushishure turebe oya mbwira ibyo wambariyeho nta kintu bigufasha oya n'utwo abantu bacururiza wowe usibye n'utwo se ntatwa abantu umanika mu nzu hari umukozi waje kundeba mu rugo arambwira ati nararwaye mu buryo bukomeye icyakora bampa imiti ituma mbasha kurya ngo ariko noneho ngo nimukira mu nzu yindi ngo ngeze muri iyo nzu ngo mabukwe antegeka kutangizamo ikintu na kimwe ntabanje guteramo amazi yampaye ayo mazi wateye mu nzu nta kintu yagufashije ariko oya n'amajaride uribuka mu amajaride burya muhingo harimo ibiti mu majaride tuba tuzi ko ngo ari umutako ngo ari ibiti nk'ibi byose kumbe ngo ni ikirogora hari umuntu twagiye gusura tukinjira mu marembo ye dusanga harimo igicupa cy'amazi kirimo ibintu ntazi ibyo ari byo wajya ngo ni indabo mu muryango hejuru none hagiye kudusobanurira cyakora numva nabanje gutinya kwinjira agiye kudusobanurira nyine asa nk'ubyoroshya yego ariko aravuga ngo birinda intozi kwinjira mu nzu karabaye hejuru y'inzu n'intozi n'iki bihora byibaze nawe ariko gize ikintu gikomeye abantu twaraniwe kwizera Imana ariko twizeye dafite umumaro kandi yes iyo kera tubyuka tukiri abana iyo twagiraga gutya kuzinga ngo ndamuzinze ngo mwarimu ngo uyu munsi ntago ari buduhe teste ngo ntabwo nakoze devoir ngo mu rugo ntibari bunkubite kubera ko cyakora ntabwo nabikoraga ngewe pe ntabwo nabikoraga ntabwo wabyibuka neza ariko ntabwo nabikoraga na mwarimu se ntumuzinge akasamugana aya pe aya nyine wabikoze ariko zana mwarimu ntamuzinze ikintu ngewe narinzi ngo kidori Kidori yanga wa mwaga muhagaze gukina mwabikoreshaga muhagaze imikino ariko mbwira ibi bintu kandi byarakoraga abantu babikoze ntibyakoraga oya se wambwiye umudakubitwara umuntu utahuze se mwana bavuka muri bira bice by'iwacu nyine gutyo umudakubitwazo ntabyo nzi ariko nta nubwo umudakubitwa uzi abaze muri ibi biti nta aho saze kuncungira neza muri ibi biti ntago waburamo se Samu warawuzi nawe ntawazi pe nawe ushatse ejo ndawubura ariko nzabashakira mubereke umudakubitwa niko ni icyatsi oya ntago ari icyatsi kajya kumera nka kariya kantu dore ni agasimba kabumba akantu k'akazu ubundi kameze nk'ako kazabamo kameze nk'akamatera kaba ari nk'akamatera ariko nyine gatoya ndakubitwa n'agasimba oya ni ako kazu kaka ahubwo gatuma ese umuntu yakoze amakosa batamukubita niko batubwira kandi ntabwo babakubitaga koko byonyine se narapfumaguye njye ntabwo nzi nanone nta nyagaruzi wafashe waragafashe nta nyagaruzi washyira ku mabere ngo bashyiraho ngo inyagaruzi kakurumye arakura ariko ngiyo kakurumye arakura bikora bite ko atakoze kandi mu inshuro nyinshi bikora bite hanyuma se ngiraye mu muvure no mwisekuru nguhindura barabeshya izo zo ni myths zo ari ukugira ngo abana wenda barinde ibikoresho byo mu rugo ni urugero babitinye ariko mbwira iki kintu niba ukoze gute kandi birakoze koko uwo ari kugukubita ntagukubise uzanye iyo nyiramudakubitwa yihisha ahantu wowe ntabwo ngo wayihishaga yego somiye ko njye nayikoresheje barapfumaguye yego mba ndi umupfumu ukomeye kubarutanga ibi bintu impamvu byakoraga urumva twirirwaga tuzerera ukazerera ukaba wavuye nko mu rugo hano mu cyaro ushobora barazinduka urumva tubyukaga mu gitondo nka saa 11 n'igice tujye gutoragura nk'agiye mu kazi ukagenda ukajya gutoragura avoka
akenshi ukagenda ukirirwayo kuko uratoragura iz'uyu munsi hari n'iz'ejo zahiye wari wataza ahantu ukanza ukarya izihahiye ugatara n'inshya wagaruraga akenge bwije. Ntabwo nzi umwana wa mbere wabimbwiye ariko urumva n'abana burungana barambwira bati ufashe umudakubitwa ugahuhaho ugakubita mu mufuka uti mudakubitwa mama nankubite n'iki ukaba ubonye uburinzi ntabwo bagukubitaga se mu by'ukuri ntabwo inshuro zose bankubise ariko hari nizo banyuzaga bakawukubita hanyuma icyo gihe bagukubitaga rero ukagenda ukasakuza uti wa mudakubitwa bawunkubitanye wakoresheje nabi bahitaga bakubwira kandi gatekinike bivuze ngo twari turi kuremwamo abapfumu bahazaza barimo n'abarozi kuko urumva harimo no gutongera. ahubwo ngewe nzi amashati papa yambaraga akaba yadukubita avuga ni ishati y'amabari yambaye mba nzi ngo ndagomba oya harimo dress nawe iyo twaraga kuri assemblement twaratakaga kose twarebana taratwica iyo mwabonaga yambaye imyenda kandi uwo munsi bikagenda gutuko maîtresse aho se ibyo bikora bite maîtresse dative mwaga mubizi ko uwo mwenda twarebanaga kuri assemblement ati turapfata rero dore ikintu gita kintera ubwoba muri busikoreje batagaragaza impamvu zabyo niyo mpamvu bavuga ngo umuntu ngo wambaye ishati y'umweru ngo babiteye gutya no mu mitekerereze ye impamvu ngo ubwana tambaye umupira w'umukara ubwo agata kubwira impamvu mu mitekerereze ngo impamvu ngo twambaye imituku ngo uko ibyo bintu bakabihuzahuza byahe byo kajya ko ari yamyuka tujuru iyobora bya bintu abantu bagenda betidi. Nigeze mbwira umuntu ndamubaza nari kubundi bo umuntu yanutse ngo ntabwo nuzuye mu mutwe nyine ngo ndi umusazi muri commentaire none nganiriza n'umuntu abanza ariko wowe ubona ndi muzima bundi araseka niyansubiza fata umwanya wo gutekereza ku ikintu ubundi umusazi ni iki umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ni iki hari legende byanze byemeye abantu bize ubuscologie batonze baravuga bati ibara ry'umutuku iry'icyatsi iry'intuza bisobanura ibi nibi sinzi ikintu niba mucyumva niba haba habasazi cyangwa abantu nyine muri buscologie mwagaragaza ko batuzuye ni abantu buzuye umwuka wera kuko niba umuntu uzuye umwuka wera nyine legende ibimenyetso ari bugaragaze bihabanye n'ibyo abantu bari normal sinzi n'icyo kintu tukemeranya gutyo abarenze ino principes yego kuko muri buscologie mwiga iki muravuga ati niba umuntu ari kuvuga gutya na gutya ari gukora gutya na gutya ari kugira gutya na gutya na gutya uyu ari normal ariko niba mubona atari kubona bintu murebe nk'urugero rw'iki kintu cyitwa hallucination muri buscologie bita hallucination kubona ibidahari none se umunyamwuka abona ibihari none se uwo muntu urumva ari muzima nyine kandi suko bidahari ahubwo nuko mwebwe mutabibona. Nagize umugisha wo kuganira n'abasazi bakize barabyemera ko basaze se yego kuko arabizi iyo muganiriye niba munafite basazi mu miryango yanyu mwegene mubaganiriza mubaze ya magambo ajya kuvuga ko amenshi mu muyibuka nabo koresha ibiganiro by'ishano ku social media kuvuga mu myaka yose mumaze ntago murabona umusazi ugenda ukina umupira mu muhanda kandi udahari uriya mupira uhari yego hari umwana nzaho twiganaga iyo byageraga mu gihe cya examen yabonaga ibindi bintu ku rupapuro nyuma yo kwandika izina rye n'izina rya ntuza ry'isomo ubundi akirukana imbeba agahaguruka akayirukana mpaka agasohoka mu kizami bakaba barajyanye n'imbeba iriya mbeba bihari kandi abarokore mwanze kwemera ko isi y'umwuka ikora. Bibiliya iyi bagaragariza inshuro nyinshi mu marenga no mu buryo bufutuye. Papa Joy yatinye imbeba ari kubona imbeba nawe urayibonye imbeba ndikure n'umwana mu kizamini yari yicaye mu buzima busanzwe ntihaba n'urupapuro afite ukuntu abanza kugira ubwenge bwo kwandika izina rye akandika n'izina ry'isomo agiye gukora
hanyuma ubundi ubwenge bugahita bugenda. hari imbaraga zimukontorora. yaciye n'akarongo neza yanditseho wenda na namba 1. Yego. icyo gihe ntabwo zivuga ngo nta kizamini wakoze kuko waratendinze kuko urupapuro wari rwawe uhari, rurahari ahubwo ni zeru nyine. agakurikira imbeba yireba imbaraga zimurwanya kugira ngo na riteko zayibura ahari. ibyo rero ntabwo tubisobanura ngo babyumve. Reka turi kuki ya nkuru ya Yakobo nababwiye nti ngaho namwe nimufata agati mu gace h'amabara abiri noneho mureke ibyo bintu bikora. nushaka kunyuzemo n'inkoko rebe kitera kuko ni imitongero iri inyuma ya biriya bintu kandi Yakobo avuka mu isi y'ahantu byakorwaga cyane. Reka mvuga akantu gato ku mateka oya reka nkihorere ni karekare mu kiganiro kiba ku mijyanye n'imico y'iwabo muri ya bice kuri iyo mpamvu iyo washakaga nk'umugore ntabyare niwe wagushakiraga ukuza kubyarira n'umwana ukaba wawe nyine nk'umu mashama n'umugore wanjye tubanye ntabyare niwe uzanshakira undi mugore wo kubyarana nawe umwana bakamubaha. Yego yashakaga mu bajabe kuko umuja w'umuntu yabaga ari umukozi akakubyariraho. Abaja n'abacakara kenshi byabaga byenda gusa babaga ari ibikoresho kurutwa ari abantu ari abakozi. Noneho urumva nkamwe akavuga ati ngwino umugabo wanjye umbyarira umwana umwe. Niyo mpamvu muzumva Sara Hagayi yamubyariye ku bibero. Yego ngaho mbwira ukuntu. Noneho no gukwa iyo waburaga amafaranga wakwaga imibyizi babira bya Yakobo. Noneho nabira ibintu by'ubupfumu byari ibintu by'iwabo bisanzwe. Uyu Yakobo tuvugana niwe wahuye n'Imana abona urwego ruzamuka rujya mu ijuru. Yego arimo kujya Imana ivugana nawe arayibwira bahana ibyo bumvikana. Byandi magambo Imana imuha amasezerano ko izamugira neza mu rugendo agiyemo kwa Labani. Si we wanakiranye na marayika? Bari batarakirana hano. Yego ariko niwe bakiranye nyine. Ariko muri iyo nzira Imana imuha amasezerano ko iramubwira ngo uhunze Esawu ugiye kwa Uncle Labani. Ibintu bivuga gutyo ni nkuko bavuga ngo Pamfile avuye mu Rwanda agiye mu Burayi. Nabwo byari urugendo runini. Humura nzakugera neza nzaguha umugisha. Umugisha w'Imana hari ikintu njya nkunda kubwira abantu. Nakunze kumva Imana ibwira abantu ngo ibintu byageza bisohoresha gukiranuka kwayo. Yagezeyo arananizwa. Yego. Isezerano ryose ry'Imana naryo rirananizwa. Yego rirageragezwa. None amaze kunanizwa aravuga ati reka mbigenze nicira inzira. Kubera iki? Nacyo twese tukwiye kubibonamo. Imana yananiwe kungwanirira. Reka nkoreshe buno buryo bw'ubwenge bwawe. Hanyuma ibyo byo gukiranuka inzira gukiranuka nagiyemo nabuze iby'Imana yambwira. Reka nkore buno buryo mbona akazi cyangwa se mbone imikorere n'ubundi kuko urabona ko kubona amafaranga hano muri ibi maduka ntago byakunda. Ahubwo rega nce hari inyuma ngende nza n'ibituma mbona abakiriya n'ubundi ntago bizamuye. Ntuzi rya jambo rya shitani rivuga ngo nubura ubwenge Imana izakureka. Aho ngaho niyo rikoreshwa cyane. Reka nkoresha ubu buryo nkazane nkashyiremo hano muri riduka. Hano kumenya ubwenge. N'umukobwa ubona benzwe 5 10 kandi akabona abandi bakobwa barubaka. Agahita avuga ati nanjye muhire naza. Oya muhire naza. Nzanamuha n'ibintu yumve. Wasanga we ni impamvu ari uko ntajya nemera ko dusambana. Cyangwa se muhira akatereta umukobwa nakora kamvuga Pamfile agatereta umukobwa akamubwira nutampa ubwo n'utankunda ubu nise nsanze utari muzima mbanze ureke mbimenye. Ubu nise nigeze ngana n'umugabo ubu ni umugabo ariko kigera umusore umunyamakuru nari muganirije bari kwivuga imyato y'abantu basambanye ati nasambanye avuga uturere agiye asambanamo. Ndamubaza hanyuma se kutabireka arame ngo ndacyashaka kureba twahuza. Ndamubaza wasambanye ukora kuri Sarusi urakomeza urumva yizi Butare urakomeza n'uyu munsi nta mugore urakunyura nyine muri abo bose ngo ndacyashakisha. Urumva ikintu ariko benshi bababeshya bati we muhi banza urebe umakinga sure ko ari muzima kuko wa mugani se usanze atari muzima. Urumva amajwi ya gishitani ni menshi kandi akora mu buryo bw'amayoberano.
uyu nani Yakobo yarateretswe Isiraheli ahita yibuka ko hari tekinike zihari zikora, nibwo akoze ibintu by'ubupfumu kandi birakunda zirakora. ari nacyo gituma nkunda kubwira abantu aba bapfumu ibintu bavuga abapfumu b'ukuri, kuko dufite abahanuzi b'ibinyoma ntabwo dufite n'abapfumu nabo b'ibikinyoma ukuntu bari aho babateka mutwe bapapira, ariko dufite n'abukuri. yego n'abukuri barahari bapfumura nyine bya nyabyo barakubwira ati muhi wabuze urubyaro akaruguha. ariko abantu mwese mwakuye abana mu mapfumu, kuko n'udukurikije ko bari abakuyeyo, muzatubwira amaherezo y'abana agenda gute. Grand-père yawe ni Satani. Usibye nuko grand-père ari Satani, aba bana akunda kugira mental disorder cyangwa se bagapfa bakiri bato, nuko bagira ibintu byinshi byanze byeme, kuko urumva uzi ko abenshi babivuga bati ntacyo nitwe ko nabyaye, nitwe ko mfite umwana nkiruruka, cyangwa nibuze ngira indi ivamo ariko narayigize. urumva aho umuntu bagera akajya mu mubabaro, ni nabyo Yakobo yakoze. ariko mumva ikintu cyane rwaba muri iyi nkuru ya Yakobo, mama Shira Masonyera avuga ngo yagize ibintu byinshi cyane, uzi ko byose nta na kimwe yatunze. yabihaye mukuru we, nimukomeza imbere byose n'ubundi arabihereza mukuru we, abeha mukuru we mu rwego rwo ni nako n'ubundi bizagenda bya bintu byose nyine wazanishije cya kiringirwa twavuze. Imana ntishobora gusakara inzu yasanze muhira yarubatse. iyo Imana ibwiye muhira ngo ngiye kukubakira, ihita isenya bya bintu byose wubatse. kuko namwe nimutekereze, iyi Imana ijya ku blessinga Yakobo bihereye kuri uyu mugisha yibye muri ubu buryo kwa Labani mu bintu byapfumaguje, n'ubundi Imana arumva yaba ari ikeneye Satani kayifasha, yego ayikorera umurimo. nimutekereze urugo mama Sharama na Pamfili bubatse, kubera ko mama Sharama abanje kuha Pamfili akumva biryoshye akahaguma, ruri ku manegeka. mibutse njyewe na Karimana yambwiye karantangaza,